Itegeko ry'umwuka ribasha kuvuguruza ibyo bintu byose byakubayeho akarande ku buzima. Imana yacu ishimwe cyane. Nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere, kandi itegeko ry'umwuka iyo rije rirubahirizwa. Yesu ashimwe cyane. Ku bakunzi baduhumurizanye TV, ndashimira Imana uko yaduhaye kubaho, ikatwongerera igihe cyo kubaho, tukaba turiho kandi tuzagumya kubaho nk'uko umugambi w'Imana uri. Imana ishimwe. Ndasuhuza abakurikirana ijambo ry'Imana, abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze, abari hirya no hino ku isi, abo mvura ururimi tuvuga bakunda ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe iteka ryose mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ku bantu bashya wenda bafunguriye cano vuba, nitwa Revera Pasiteri Ntakirutimana Peter Jean Claude. Ndi umugabo wubatse kandi ndi umukozi w'Imana. Ndashimira Imana ishimwe rinini cyane muri iki cyumweru turimo, ko Imana yagiye itwiyereka kandi ibana natwe mu buryo bukomeye, kandi ndatekereza ko hari n'abandi bafite ayo mashimwe. Imana ishimwe. Nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana reka dusenge tuzi imbere y'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buzuye umunsi muri iki kiganiro. Ibyo ushaka aba ari byo bibaho muri iki kiganiro nk'uko biba mu ijuru. Uduhe ibidukwiriye by'uyu munsi, kandi umuntu wese uzakurikiranira ijambo rizagira icyo rimufasha mu bugingo bwe, kandi ribohora ibyo biboshye, rimuzahure kuko uri Imana igira neza. Ubagirire neza, kandi abazarikurikira bose rizagira icyo ryungura imitima yabo, ubuzima bwabo n'ubugingo bwabo bube bwinshi. Icyubahiro kibi cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Nagira ngo dusome amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Mose cyo kuva. Niho turi busome umurongo wa 6, hanyuma tuvuge kuri iryo jambo. Igitabo cyo kuva igice cya kabiri, igitabo cyo kuva, igitabo cya Mose cyo kuva igice cya kabiri umurongo wa 6. Yani igice cya kabiri umurongo wa 6, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Agapfunduye abonamo uwo mwana, umwana ararira, aramubabarira, ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Agapfunduye abona uwo mwana, umwana ararira, aramubabarira, ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Imana ishimwe. Insanganyamatsiko y'ijambo nagira ngo tuganireho, nashakaga kuvuga ko hejuru y'imbaraga zose ziri mu isi hari imbaraga z'Imana. Nashakaga kuvuga iri jambo ko hejuru y'imbaraga y'umwuka wose ukorera mu isi hari imbaraga z'umwuka w'Imana ziri hejuru yazo. Imana ishimwe cyane. Kandi nkongeraho iri jambo rivuga ngo itegeko ry'umwuka rijya rivuguruza itegeko ry'umubiri kubera imbaraga z'Imana. Ndasobanura shingiye kuri iri jambo. Iki gihe nk'uko dusomye ni igihe Abisirayeli bari bafite ibibazo, Abaheburayo bari bafite ibibazo, bari mu Misiri mu Egiputa. Umwami wari uriho icyo gihe atanga itegeko, kuko yabonaga bagira ubwenge kandi bakora cyane, n'umubare wabo bagenda bagwira. Aravuga ngo kugira ngo batazagwira, atanga itegeko mu babyaza, ko nibajya babyaza Umuheburayo kazi ubyaye umwana w'umuhungu, bazajya bamuniga bakamwica. Iryo tegeko riremerwa, rirasinyirwa, barishyira mu bikorwa. Mose nicyo gihe yavutsemo, avuka mu gihe hariho itegeko ry'umwami wa Egiputa yashyizeho, kandi abwira ababyaza ko ari uko nguko bakwiriye gukora. Rirubahirizwa, babigenza batyo. Imana itugirire neza. Inshuti za Yesu, ndashimira Imana kuko mu ijuru hari imbaraga z'Imana zijya zivuguruza itegeko ribi. Hanyuma mu gihe cya Mose, kuko Mose yaravutse mu mugambi w'Imana, Bibiliya iravuga ngo nuko nyina wa Mose agiye kubyara, abyara umwana w'umuhungu mwiza. Ababyaza bamubonye ngo bamugirira imbabazi, babona uwo mwana ari mwiza,
barangije bamushyira nyina ari muzima. Nyina aramujyana amuhisha amezi 3, ananiwe guhora amuhisha. Kunanirwa byari ngombwa, ananiwe guhora amuhisha, kuko ntago wahisha umwana amezi 3 ngo bikunde. Hari ibyo akenera, abantu babona ufura imyenda y'umwana, abantu bakumva uruhinja rurira, abantu bakumva ibindi bintu ku buryo baza kureba uwo mwana. Kugira ngo uhishe umwana amezi 3 yaragerageje ibishoboka, nawe biramurenga. Atekereza uburyo bazamwicana uwo mwana kubera itegeko, atekereza uburyo itegeko rizibaza ukuntu yamuvanye kwa muganga, biramuyobera. Arangije ajya kumuhisha mu rufunzo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Akigerayo ajyana na mushiki wa Mose, amubwira ko ari bwitarura akajya acunga akaraba ibiherezo rye uko bizamera. Muri icyo gihe, haleluya haleluya, itegeko ry'umwuka riramanuka. Itegeko ry'umwuka riramanuka, riva mu bwami bw'Imana, rivuguruza itegeko rya Farawo. Itegeko ry'umwuka ryaramanutse rivuguruza itegeko rya Farawo. Imana ishimwe. Hanyuma umukobwa wa Farawo yiyumvamo kujya koga, amanuka kujya kogera ahantu kuri Nili hirya, iyi Nili ituruka iwacu. Ajya koga mu mazi kuri iyi Nili. Ahageze ngo abona mu rufunzo akato gatemberamo mu mazi. Akitegereje abwira abagaragu ngo nibakamuzanire. Bagapfunduye basanga harimo umwana w'uruhinja w'umuhungu mwiza. Bibiliya niyo dusomye iratubwiye ngo nuko abona uwo mwana amugirira imbabazi, aramubabarira. Akimara kumubabarira, kuko itegeko ry'Imana ryavuguruje itegeko ry'urupfu, itegeko ry'umwuka ryavuguruje itegeko ry'urupfu kuri Mose. Ako kanya aramubabarira, kandi ahita amenya ko ari umwana w'Abaheburayo bahishe, kubera ko bari bazi itegeko ryatanzwe. Nuvuga ngo itegeko ry'umwuka ryavuguruje itegeko ry'umubiri, rivuguruza itegeko rya Farawo. Hanyuma aragenda afata uyu mwana amugirira imbabazi, kandi aranamumenya ko ari Umuheburayo. Igitangaje, itegeko ry'umwuka, haleluya haleluya haleluya. Abakurikirana iri jambo ry'Imana, nagira ngo mbatangarize ngo dukwiriye kugera ku kigero cyo gusenga Imana kugezaho ubwami bw'Imana, umwuka w'Imana avuguruza itegeko ry'abadayimoni, umwuka w'Imana avuguruza itegeko ry'umwuka mubi, umwuka w'Imana avuguruza itegeko ry'ibyo bashyize ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu bidatunganye, ugomba kubaho, ugomba kuzura imbaraga z'Imana, ugomba gutera imbere, ugomba kugubwa neza, ugomba kuvuga Yesu, ugomba gukomera, ugomba kuzamuka, ugomba kurama, ugomba kugira umutima ukeye utuwemo n'ubwami bw'Imana. Ukwiriye kuba igisubizo cy'abandi. Imana yacu ishimwe cyane. Itegeko ry'Imana ryavuguruje rya Farawo, umukobwa wa Farawo ahita ahinduka igisubizo ako kanya. Kandi hari ikibazo, Imana ishimwe. Uhereye uwo mwanya, Imana ishimwe cyane, afata uwo mwana arabaza ngo mbese nta muntu twabona uri budufashe kurera uyu mwana akamwosa? Mushiki wa Mose abibwira nyina, amakuru barabonetse, itegeko ry'umwuka rivuguruza ibyari byabaye. Arangije nyina baraje, aramutwaye, amutwara nk'umukozi kandi ari nyina, amwonsa amashereka ye ari nyina, aramwonsa ari Umuheburayo, akura neza, akurira ibwami. Itegeko ry'ubwami bw'Imana, itegeko ry'umwuka rivuguruza itegeko rya Farawo. Asante Yesu, habwa icyubahiro kuko ujya uvuguruza imigambi mibi. Imana ishimwe. Ako kanya aramutwara akajya mwonsa abana nawe. Mose arakura. Icyitonderwa, umwami yari abizi neza kuko ntago yari kweberwa amakuru. Umwami yamenye ko umukobwa we yatoraguye umwana w'umuhungu w'Umuheburayo kandi agomba kumurera. Umwami arabyemera, arererwa aho ngaho, umwami abizi. Kuko itegeko ry'umwami nubwo ryari ryatanzwe Farawo, ariko itegeko ry'umwuka ryavuguruje itegeko rya Farawo, ryemeza ko uwo mwanzi watanze itegeko ry'uko abana b'abahungu barimbuka bagashira aba ari we umurera. Kubera itegeko ry'umwuka akura neza, arya iby'ibwami, yambara nk'umwana w'ibwami,
agira igikundiro nk'umwana w'ibwami, yigishwa amashuri nk'umwana w'ibwami, itegeko ry'umwuka ryemeza ko nawe agomba kuyiga, ahabwa umugisha kugeza ku myaka y'ubukure, yinjira mu gisirikare, aba umugaba w'ingabo kubera itegeko ry'ubwami bw'Imana ry'umwuka ryavuguruje iry'ubwami. Imana yacu ishimwe cyane. Itegeko, ndumva nshaka kuvuga ku itegeko ry'umwuka rijya rivuguruza amategeko yandi adahesheje Imana icyubahiro. Imana ijya ibikora. Mu gitabo cya Esiteri, Bibiliya itwereka umugabo witwaga Morodekayi, ikatwereka n'uwitwaga Hamani. Hamani uyu mu muryango yavukagamo yari yaragize umutima w'ishyari, kuko nawe ukurikiranye neza usanga yari umwe mu muryango w'Abisirayeli, ntabwo yari umuyuda, we yari umwisirayeli. Hanyuma aza gutona ku mwami igihe yari ahari, aza kugirira ishyari Morodekayi kubera ko yari yarishyize hejuru, aba umuntu ukomeye, kuko umwami yamwubahaga akamwumva, kandi yari nk'uwa kabiri ku mwami. Hanyuma igihe cye n'uburyo bari babanye n'ubwami no muri icyo gihugu, yari afite ikuzo, ari umuntu wo hejuru. Igihe cyose yanyuragaho yari yaratanze itegeko uburyo bazajya basuhuza umwami n'uburyo nawe bazajya bamupfukamira bakamuramya. Hanyuma igihe kimwe umuntu w'Imana Morodekayi yanga gupfukama, aravuga ngo ya ntabwo nagupfukamira ngo nkuramye. Hanyuma ararakara, Hamani agira umujinya n'umubabaro, kuko uwo muyuda wo mu nzu ya Yuda atamwubashye. Agira umujinya ku rwego rwo hejuru, niko guhita ajya gusaba umwami. Aramusaba, abimusaba abishaka, yabiteguye. Aravuga ngo nagira ngo ngutoneho, umpe ubushobozi. Abayuda ni babi, arabagambanira. Atangira kuvuga ukuntu abayuda ari babi bakwiriye gupfa. Abavuga ibintu byinshi, ubishyize mu nyurabwenge. Yashakishije ikintu cyose cyumvikana cyabateranya n'umwami. Umwami arabyemera. Bandika inzandiko zivuga ko umuyuda hose mu gihugu cya Suwerusi umuyuda akwiriye gupfa akavaho. Itegeko rirasohoka. Aleluya! Ndashima Imana ko itegeko ry'umwuka rijya rivuguruza itegeko ribi ry'abana b'abantu. Uhereye ako kanya umwami Hasuwerusi yemera ko izo nzandiko kuzishyiraho umukono, zirasinywa, hatangwa amatangazo hose ko abayuda bagomba gupfa urupfu rubi mu minsi 3. Morodekayi akibimenya ahita yandikira umwami Esiteri, amubwira ikibazo nuko ibintu bimeze. Harangije aramubwira ati kandi ndakwinginze ntuceceke, ariko nubwo waceceka ntugire icyo uvuga. Dufite Imana ishobora byose, ibasha gutanga itegeko rivuguruza irya Hamani. Itegeko ry'umwuka ribasha kuvuguruza itegeko rya Hamani. Icyo usabwa utuvuganire, nutanatuvuganira ugaceceka, nta kizabuza abayuda gutabarwa n'Imana. Niko kujya imbere y'Imana bakoresha intwaro yitwa gusenga uburyo bwose. Ndabinginga bene data, abakristo bene data, n'abandi bantu bose bashobora gukurikirana ijambo ry'Imana, muryumve. Itegeko ry'umwuka ribasha kuvuguruza itegeko ry'ibyafasha ubuzima bwawe mu biganza. Birashoboka. Imana yakoze igitangaza gikomeye. Guyumva gusenga kwabo, imbaraga z'amasengesho yabo, umwuka w'imbaraga wo gusenga kuri bo uvuguruza itegeko rya Hamani. Hasini bodo keri vasaire jazide kontasina robere averi grey. Uwo mwuka avuguruza itegeko, mwuka avuguruza itegeko rya Hamani, ararisiba mu minsi 3 gusa. Yaburaga bigeze kuri finali, abayuda bazi ko bari bupfe, harimo batari bizeye ko bari butabarwe, ababumvaga ari uko birangiye, hari ababonaga baciriweho iteka, hari ababonaga ubwo buzima bwanze. Nagira ngo nkubwire ngo itegeko ry'umwuka w'Imana rijya rivuguruza imigambi mibi.
itegeko ry'Imana rivuguruza umugambi w'urupfu, itegeko ry'Imana ryavuguruje kuzimu, itegeko ry'Imana rivuguruza imigambi y'abadayimoni, itegeko ry'Imana rizura abapfuye bakabaho, itegeko ry'Imana rikura umuntu mumva akaba muzima, itegeko ry'Imana ribohora uboshye agakira akaba muzima. Asante. Itegeko ropete si egrei dema, itegeko ry'umwuka aniwe leba dance resha ekezevo. Ndumva itegeko ry'Imana, ndaturira ijambo rivuga ngo itegeko ry'Imana rize, itegeko ry'umwuka rivuguruza andi mategeko atavuga Imana, tubahiriza iby'Imana mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndasaba kugira ngo itegeko ry'umwuka ryubahirize itegeko ry'umwuka rivuguruza amategeko y'imbaraga z'umwijima ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Sinzi ikibazo ufite nonaha, nagira ngo nguhanurire mu bw'iri jambo, wakira ubuhanuzi busohotse muri iri jambo buvuga ngo itegeko ry'umwuka rivuguruje amategeko mabi ku buzima bwawe. Itegeko ry'umwuka rivuguruje itegeko ry'umwijima ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Icyo ugomba gukora ni kimwe, mu kibazo ufite uko kingana kose, utitaye ku buremere bwacyo n'imyaka yose ubimaranye, ni Imana igica agasuzuguro. Ibyakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya 12 uhereye ku murongo wa mbere, havuga akarengane k'intumwa. Herode yafashe bamwe mu itorero kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota, atanga itegeko yuko ari bwicwe, bamwicira muri sitade, arenganyirizwa ubutumwa bwiza. Ngo abonye ko anejeje abantu, ariyongeza afata na Petero amushyira mu nzu y'imbohe, arindira iminsi mikuru ya Pasika ko izarangira ngo amwangiza amwice. Abitorero babyumvise bagira umwete wo gusenga. Intwaro yo gusenga irakenewe mu buzima bwawe. Reka mbabwire, ibintu byose byananirwa, hari intwaro zananirwa zikagimba, zigasaza, zanakwama, izo arizo zose, ariko intwaro yo gusenga igira imbaraga, ntigiyoba. Isengesho ntiriyoba, isengesho ry'umukiranutsi ntiriyoba, isengesho ry'umukristo nyakuri ntirijya ririyoba, rimenagura imbaraga izo arizo zose, rigenda rumurira utwika, rigakongora imbaraga z'umwijima zo mu kirere, rikagera ku muryango w'ijuru, rigakomanga, rikinjira imbere y'Imana, rikinjira mu rwabya nk'uko Yohana yabonye. Haravuga ngo nuko ngiye kubona mbona inzabya 7 zirimo imibavu ihumura neza, ariyo masengesho y'abera. Isengesho rijya imbere y'Imana ry'umukiranutsi. Imana ishimwe. Intwaro yo gusenga ihinyuza imigambi y'ababi, ituma Imana ihita ishyiraho itegeko. Itegeko ry'Imana, itegeko ry'umwuka riraza rivuguruza ibitekerezo by'uyu mugabo umwami Herode. Iryo tegeko riraza rihita rihindura amategeko ya Herode yo kwica Petero. Marayika w'Imana araza akomanga mu mbavu, arafungura. Itegeko ryavugaga ko agomba gukingiranwa kugeza igihe Herode azategekera bakamusohorera kwicwa, ariko itegeko ry'umwuka rivuguruza iyo migambi mibi. Bene data, nshuti za Yesu, nza kwegereza ku musozo kugira ngo dusenge Imana kubwira ijambo. Nagira ngo mbatangarize ko hari itegeko ry'umwuka ribasha kuvuguruza amategeko y'imbaraga z'umwijima cyangwa amategeko mabi ku buzima bwawe. Uko ryavuguruje itegeko rya Hasuwerusi, uko ryavuguruje itegeko rya Hamani, uko itegeko ry'umwuka ryavuguruje itegeko rya Hamani, uko itegeko ry'umwuka ryavuguruje itegeko rya Farawo mu gihe cya Mose. Mose agakura mu gihe kidasanzwe, akabaho mu gihe kidasanzwe. Ntabwo Imana yahagaritse gukoresha itegeko ry'umwuka, rijya rihindura ibintu bigahinduka. Ubuzima bwawe Imana yahihindura ikoresheje itegeko ry'umwuka. Icyo usabwa gukora ni ugusenga gusa, kuko iri tegeko ry'umwuka ryagiye rigaragara henshi, ryagiye rikoreshwa, kuko uruhare rw'umuntu rigomba kugirirwaho habayeho imbaraga zo gusenga Imana. Uyu mubyeyi nubwo yahishe umwana we, yahoraga yinginga Imana ngo atazabona amuguye mu biganza. Imana ishimwe. Abandi ntibabacyuraga,
bacyuraga imirambo, ariko itegeko ry'umwuka rivuguruza itegeko rya Farawo. Mose abaho arakura kandi abaho umumaro. Itegeko ry'umwuka ryatumye Morodekayi azamuka ashyirwa hejuru. Uhereye umunsi yari amaze kugera imbere ya Esiteri, nyamara niko byagenze. Umunsi yagombaga gupfa, umunsi yagombaga kubambwa ku giti, ibyo bikarangira, ni itegeko ry'umwuka ryashyizwe mu bikorwa. Umwami atumaho Hamani, aramubaza ngo ngwino hano tuganire. Baraganira, aramubaza ngo umuntu umwami akunda ubundi yamugirira ate? Uwo umwami yubashye yamukorera iki? Hamani ava imuzingo, kuko yari azi ko nta wundi muntu wakundwa kumuruta, kandi yari umutoni ku mwami, ndetse yari azi n'inzandiko zasinywe ko Abayuda habura iminsi mike bakicwa. Bwagombaga uwo munsi bwari buke agahita yicwa, batangira kwica. Harangije kubyumva, harabimubaza, aramubwira ngo mbwira umuntu umwami akunze kubaha uko yamugenza. Yicinye icyara agira ngo niwe. Uhereye ako kanya vimuza, aravuga ati rwose umuntu umwami akunze kubaha, bazana imyambaro umwami ajya yambara bayimwambike. Icya kabiri, bashaka ifarashi umwami ajya agenderaho bayimwicazeho ayigendereho. Icya gatatu, bashaka umutwe w'abaririmbyi n'umuntu uri bumutware, abantu bose bazenguruke mu mujyi no mu murwa bajye bavuga ngo dore umwami akunze kubaha, nuko bakwiriye kumugenza. Akimara kurangiza ijambo rya nyuma, itegeko ry'umwuka, kuko ryari ryavuguruje itegeko ry'umubiri ku bwa Hamani, arangije aramubwira ngo genda ufate uriya Muyuda w'umunyagano, umukure aho ari ku irembo, mumuzane neza, umukorera ibyo bintu byose hatabuze na kimwe. Kandi igiti wari wabaje cyo kumumanikaho kiri iwawe, bakikumanikeho. Data zemore bosa diketi salibro. Ndashimira Imana ishobora byose, kuko itegeko ry'umwuka rijya rivuguruza itegeko ry'abana b'abantu. Ndashimira Imana ishobora byose, ku itegeko ry'umwuka rijya rivuguruza itegeko ry'urupfu. Ndashimira Imana ishobora byose, ku itegeko ry'umwuka rijya rivuguruza itegeko ryereka umuntu ko ubuzima burangiye, hanyuma itegeko ry'umwuka ryo rikavuga ngo baho ubuzima burakomeje. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Itegeko, gihe kimwe narindi mu buzima bubi bugoye, nta byiringiro byo kubaho umuntu afite, uvuga ngo irya none n'iricya mwami nzagushima. Hari igihe abantu bamwe bajyaga bavuga ngo mwami udukijije irya none tukabona tusubiranye ubuzima, ni ukuri imyaka yo kubaho kwacu tuzagukorera, tuzagushima. Nari mfite ibikomere kubera ibibazo by'intambara mu maguru yanjye, nari mfite ibisebe birimo inyuzi, kandya nta muti, ntabwo ndi bubone ukuntu mvaho ngaho. Ariko umuntu twari turi kumwe aransengera, ntabwo nari nakamenya gusenga, kandi numvaga mbikunze mu mutima, ariko umubiri utabishoboye. Itegeko ry'umwuka wo mu kanwa k'abakozi b'Imana mu masengesho anyaturaho ijambo, arangije arambwira ngo mwana muto, Imana izakurinda, uzakorera Imana. Ndashimira Imana kuko ndi mu gihe cy'Imana. Nawe ujye ushima Imana. Hari iby'Imana yakurinze, hari imbaraga Imana yagiye kurinda, hari amaboko Imana yagiye ifata ku buzima bwawe, ntiwagira ikibazo. Uyu munsi wa none nagira ngo ngutangarize ngo itegeko ry'umwuka ku buzima bwawe rirakenewe kugira ngo rigire ibyo ritegeka kandi bikurweho. Imana ibaha umugisha cyane. Turashimira Imana ko hari ibintu itegeko ry'umwuka ryagiye ritsikamira bivaho. Erega no ku bwa Herode burya mu gihe cya Petero Imana yabirangije. Ntimwibuka uko byagenze? Icyo gihe haje abantu bo mu bihugu bandi baje basuhutse, ngo nuko amaze kubyumva bagira ubusabe bw'uko bari bumusabe ko bajya bahahiriwe. Ngo mu gihe akibyemera aramanuka, ariko uwo munsi itegeko ry'umwuka ryari ryaciriyeho iteka Herode. Ngo aramanuka yambaye umwambaro mwiza w'ubugabe. Ahageze aho yicaye, bakimara kumureba bamukomera mu mashyi avuze ijambo ryo kumwemerera, bamushima bavuga ngo noneho Herode ntavuze, ngo avuze nk'Imana. Yewe ako kanya, kuko itegeko ry'umwuka ryari ryategetse, uburakari bukongezwa Herode buvuye ku Mana mu ijuru, bumukubita hasi, agwinya umwuka urahera, niko Bibiliya ivuga. Uhereye icyo gihe abitorero baroroherwa, kuko Uwiteka yaramanuye itegeko ry'umwuka rivuguruza irya Herode ryo kumaraho ubuzima bw'itorero.
nagira ngo mbabwire inshuti za Yesu, birashoboka ko abadayimoni bavuze amagambo menshi ku buzima bwawe. Birashoboka ko imbaraga z'umwijima zagiye zigaragambye igihe kinini ku buzima bwawe. Birashoboka ko ubuzima bwawe bugoswe n'igicu cy'ubuhamya bubi kubera umubabaro uterwa n'itegeko ry'abadayimoni cyangwa n'ibigufiteho imbaraga utabonera ubushobozi bwo kwikuramo. Nagira ngo nkubwire ngo rwanisha intwaro yitwa gusenga uburyo bwose. Itegeko ry'umwuka ribasha kuvuguruza ibyo bintu byose byakubayeho akarande ku buzima. Imana yacu ishimwe cyane. Nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere, kandi itegeko ry'umwuka iyo rije rirubahirizwa. Ntabwo risaba umusada, ntirisaba izindi mbaraga. Itegeko ry'umwuka iyo ryaje, Imana irakora, abantu bakabimenya, n'umuntu akabimenya, kandi akuzura imbaraga z'Imana. Inshuti za Yesu, negereza ku musozo kugira ngo dusenge Imana. Sinzi ikibazo ufite mu buzima bwawe, sinzi intambara ufite mu buzima bwawe, sinzi ibyakugoye bikuboshye umutima, sinzi ibyakuvunnye bikugoye mu mibereho, ariko nagira ngo nkubwize ngo itegeko ry'umwuka ribasha kuvuguriza itegeko ry'abadayimoni ku buzima bwawe. Dushimye Imana, izo zari ingero ntoya, ariko nawe ufite byinshi. Byashoboka ko waba uri mu gihe nk'icya Morodekayi, byashoboka ko waba uri mu gihe nk'icya Mose yavukiyemo, aho uri hose, ariko nagira ngo utangarize ngo itegeko ry'umwuka rifite ububasha ku buzima bwawe. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze kugira ngo itegeko ry'umwuka rivuguruza imigambi mibi ku bwoko bw'Imana n'abazakurikiranira ijambo ry'Imana, kandi rizababohore, icyo bazasaba bazumvirwe. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe rikora icyo waritumye mu mitima y'ababyumva, tubisabanye kwizera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbere y'uko dusoza, birashoboka ko hari icyo washaka kumva ku iri jambo, cyangwa se kunsobanuza, cyangwa se haba ari uburyo bwo gusenga, cyangwa n'indi nama wakenera ku bw'ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbarangire umurongo wa telefone mbonekaho, uba kuri WhatsApp, cyangwa ushobora kumpamagaraho ukambona. Telefone yanjye ni 07 85 44 58 42, 07 85 44 58 42. Shalom. Itegeko ry'umwuka ryubahirizwe mu buzima bwanyu. Amen.